Ntabwo bikiri amakuru rero nk'uko mwari musanzwe muri kumva ibintu by'amakuru ngo Vestina ngo yashatse, ngo Vestina yasezeranye mu murenge, benshi bari kubyumva ariko ntibabyumve neza, ariko reka aka kanya tuguhamirize aya makuru y'uko ari byo neza nk'uko wabyumvise. Ariko icyo tugiye kurenzaho ni update nyinshi cyane zigiye zitandukanye kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa, umenye byagenze gute, ese byari byifashe bite hariya mu murenge wa Kinyinya, hariya mu mujyi wa Kigali, kubera yuko niho n'ubundi byaje kuba byabera. Hariya mu murenge wa Kinyinya rero i Kigali niho byabereye nk'uko byaje guhamirizwa inyarwanda.com bivuzwe n'umuyobozi w'umurenge cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinyinya, cyangwa se abo dukunze kwita abagitifu. Witwa Charles Havugiziga Ntabwiko niwe muyobozi w'umurenge wa hariya wa Kinyinya, nk'uko yabihamirije inyarwanda.com ko Vestina rwose yasezeranye imbere y'amategeko ku gicamunsi cyo kuri wa 15 ukwezi kwa mbere 2025 hariya i Kinyinya, nk'uko mwakomeje kugenda mu byumva. Rero iyi nkuru ikimara gusohoka, ababloga benshi, aba youtubers bagiye batandukanye bahise bavuga ko rwose iki ngiki ari ikinyoma, fake news. Hari abantu benshi nyine bagiye banabyizera, gusa nuko ikigaragara ko ibi ngibi ntabwo ari byo, ahubwo nuko ari Rio byabayeho, nk'uko n'amafoto yagiye asohoka. Rero uyu muyobozi w'umurenge yavuze yuko rwose ibyo ngibyo byabaye, ahubwo akibaza impamvu abantu batitabiriye icyo kirori, kandi bizwi neza yuko aba bakobwa ari abastari, ko Vestina yaririmbaga mu itsinda rya Vestina and Dorcas. Burya igihugu cyangwa se ibinyamakuru bigiye bitandukanye nk'inyarwanda.com kumva zayisimbi zirabivuze, zikuvuzeho uri umuntu ku giti cyawe, menya ko wateye imbere, menya ko uri umustar, ndetse hari n'abantu benshi cyane bakwizereramo, hari abantu benshi bakwigiraho cyane rwose. Vestina rero na Dorcas barahitinze cyane mu bihe byagiye bishira, akaba ari nayo mpamvu turi kugenda tubigarukaho ubingibi. Hagati aho rero amafoto ndetse n'amavideo muri buriya bukwe byari bibujijwe. Bivugwa yuko byabujijwe na management ya Vestina na Dorcas iyobowe na M Irene cyangwa se MI Morodekai cyangwa se andi mazina yose wamwita, ariko nawe birazwi yuko ari umubloga ndetse ari umu-influencer ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wasamu TV show rero twagarutse kugira ngo tugende tubaha umucyo ndetse n'izindi update abantu benshi cyane bagiye batandukanye batavuzeho. Ishimwe Vestina rero ugiye gushakana cyangwa se wamaze gusezerana already, kuko nk'ubu mwari mumuzi nk'umukobwa, ariko ubu ngubu yarangije kuba umugore byemewe n'amategeko. Ni umugabo wo muri Burkina Faso cyangwa se ni umusore wo muri Burkina Faso, kuko nawe ntabwo tukimwita umusore, kubera ko yarangije gusezerana imbere y'amategeko. Ubu ngubu ni umugabo, reka tumwite umugabo, ariko yarasanzwe ari umusore. Murumva benshi bahwihwisa ngo yarashaje cyane, ariko ntago yarashaje cyane n'ubundi nk'uko bisanzwe, nta nubwo akuze cyane rwose. Yitwa Idrissa Wendraogo. Iryo zina ni amazina yo muri West Africa. Abantu bakurikirana amakuru cyane ayo mazina mugenda muyumva, nujya no muri Google ukandikamo Wendraogo urabona umusaza wari umukire cyane, benshi bari guhita bavuga ngo ni uwo nguwo, ariko si we. Amakuru bari kubaha muri Google ntabwo ari yo, ahubwo uyu nguyu n'undi muntu ukiri mutoya cyane rwose. Aturuka muri Burkina Faso, n'ubundi murabizi abazi map of Africa mushobora kunyarukirayo mukaba mwareba. Iryo zina rero riramenyerewe cyane. Yavutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane, cyangwa se mu Rwanda dukunda kwita Mata 1989. 1989 niho uyu musore yavutse. Ubwo tubaza umunsi ku munsi afite imyaka 36. Vuba ngaha n'ubundi ku itariki 21 z'ukwezi kwa kane azaba yujuje imyaka 37. Azaba yujuje imyaka 37. Yavukiye muri Burkina Faso n'ubundi nk'uko twabivuze haruguru kuri iriya tariki n'ubundi twavuze. Papa we rero akaba yitwa Wendraogo Laga.
aya mazina nyine nituyasoma nabi murihangana kubera ko n'ubundi ntago turi muri West Africa, kandi amazina murabizi ko agora cyane mu kuyasoma, cyane cyane ko hari n'izindi ndimi ziriro ko bakoresha tuba tutazi, ariko uko byagenda kose nuko Wendraogo Raga undi akitwa Idris Wendraogo, n'ubundi yafashe izina rya papa we nk'uko bisanzwe. Naho nyina umubyara, wumva ukuntu amakuru yose abahari, nyina umubyara yitwa Sawedogo Lakieta. Sawedogo Lakieta ni nyina umubyara. Vestina murabizi yuko, reka dugombe yarimwe, Vestina Ishimwe niyo mazina ye, yavukiye mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Hari n'abari kumva iki kiganiro batuye aho hantu cyangwa se banamuzi, ni nabo bundi bafite amakuru yose arambuye. Vestina rero nawe ntago ari umwana cyane kuko yavutse ku itariki 2 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'ibihumbi 2003. Attestation de mariage niko byanditseho. Hari benshi rero bahinahina bakagira 2004 ariko sibyo, ni 2003. Utuvugana ubaza umunsi ku munsi yujuje imyaka 21. N'ubundi amategeko y'u Rwanda yemerera ko umuntu ufite imyaka 21 agomba rwose kuba yashaka inzitizi z'ubwana ziba zivuyeho, abavuye muri ribu, reka tuvuge gutyo. Vestina rero yavuye muri ribu, mureke yibera iki umugore nk'uko biri nyine. Bitandukanye rero nuko abantu benshi bari kugenda babivuga. Nyuma rero ejo bundi ku itariki 2 z'ukwezi kwa 4 turabura amezi makeya, arahita agira imyaka 22 rwose. Naho umugabo we ubw'icyo gihe nawe mu kwa 4 azaba yujuje imyaka 37. Harimo ikinyuranyo cy'imyaka 15. Uvuze ko ari myinshi wenda ntago twagutera amabuye cyangwa se tuvuga kukosheje, ariko biterwa n'ubivuga. Ariko iyi myaka ni iyo ngiyo tubabwiye kuri Wasam TV Show. Tutarajya mu bintu bya kure, reka tubanze tukubwire ukore subscribe kugira ngo iyi channel ikomeze itere imbere, kandi nawe utajya ucikwa n'ibiganiro tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Hari abantu rero bari bitabiriye ibyo birori, gusa nabo ntago bashatse kwigaragaza cyane. Harimo umuvandimwe n'uwe n'ubundi Dorcas baririmba mu itsinda rimwe, yari yishimye cyane nk'uko byagaragaraga mu mafoto. Harimo ababyeyi babo bombi, ari ababyeyi b'umugabo wa Vestina ndetse n'ababyeyi ba Vestina bose bari bahabaye, ndetse na Morodekayi cyangwa se Irene nka chef wabo wa managinze. Rero urumva bafite ishyari yuko batamuhostinze mu biganiro byabo bagenda bamose bya ntiyujuje imyaka ashatse umusaza, ariko ukuri kose nguko hano kuri Wasam TV Show. Ariko ibi bintu bari kuvuga ko byateguriweho byahubukiwe, ariko ibi bintu byaritondewe, ahubwo nuko timu ya Irene Morodekayi idashaka kuba yabivugaho, ariko bo bari babizi uko ku itariki 6 z'uku kwezi kwa mbere n'ubundi turimo habaye umuhango wo gufata irembo iwabo imusanze hariya mu murenge wa Muhoza. Ubyumve neza, ibyo byose byarabaye. Gusa ufata amafoto n'amavideo byari bibujijwe hariya ku murenge wa Kinyinya. Gusa ibyo ngibyo ntabwo twabishingiraho, ariko wenda ibyo ngibyo ni management yabo, tutanajya no kwinjiramo. Wenda bafite uburyo bundi bazabitangaza cyangwa se nabyo bizasohoke muri ubu. Gusa amakuru ya mbere twizera ko uzayakurikira kuri Wasam TV Show. Icyo tugusaba gusa ni ugukora subscribe, ugahereza abantu share kugira ngo batazacikwa n'ibiganiro by'ubutaha tugenda tubakorera umunsi ku munsi. Na undi n'ubundi muracyari kumwe na wa muhungu wanyu Wasam. Mugire ibihe byiza, mahoro y'Imana bane namwe. Reka duhure ubutaha. Murakoze.